Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Ini ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe. Murabizi buri munsi ikizame kiba cyakozwe turakibakosorera kugira ngo murusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nimugerwaho muzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Impamvu dukosora ibizame nk'ibi ndakeka ko mumaze kuyimenya. Ibibazo biragaruka ntabwo babihimba. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda nuko warabonye ku bizame byinshi biba byaragiye bikorwa. Murabizi kino kizame tuba tugiye gukosora, hari igihe ugiye mu kizame cyawe ugasanga harimo ibibazo bagaruye, ibibazo bigera muri 5, ibibazo bigera muri 7. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda nuko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Rero ikintu usabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, gafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo kuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo 4, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kuza gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo isomo rishya dushyizeho, kugira ngo ibizame bishya bishyizweho ujye uhita ubibonera ku gihe. Murabizi tugenda tubategura n'amasomo yo kugira ngo bafashe kumva neza bino bizame biba byakozwe. Kano kanya tuvugana hariho amasomo y'ibyapa, ku bimenyetso bimurika, ibimenyetso byo mu mihanda ndetse n'andi. Ukeneye rero nawe ko hari ikintu tukwigisha, igitwandikira muri comment tukazagikurikizaho. Rero kugira ngo ibyo byose ntibigucike, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, ntabwo bigoye. Uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26, tukagufasha kubona code mu gihe gitoya, tukajya tuguha n'imyitozo kubera tuba twabonye nimero yawe, kugira ngo nugerwaho uzatsinde hejuru kandi bitakugoye. Mbibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, aho ukoresha iyo nimero uri kutwandikira cyangwa uri kuduhamagara, asigaye nawe ugakora rimwe. Rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahoye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa, none uhuye n'ishyo ry'amatungo. Ese uba ugomba kubyitwaramo ute? Ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambuka na ubwitonzi. Se ikavuga ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Deka ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26, tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, hari amasomo tuba twarabageneye. Ufite akazi katatuma uza ngo twigane mu shuri cyangwa se uri kure, naho tuba dufite amasomo tuguha mu buryo bwa online, ukiga igihe gitoya ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mugenda mubona ubuhamya bw'abantu benshi muri comment bavuga ko bakoze rimwe bagahita batsinda. Rero mutugane tubafashe, hasigaye mukore rimwe namwe mujye muhita mutsinda. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Hano ubundi iyo ubonye mu bisubizo baguhaye harimo igisubizo kivuga ngo kugabanya umuvuduko, nuba uri kubona ibindi utari kubyumva, nubona ibindi bisubizo utabyizeye neza, ukabona harimo igisubizo kivuga ati kugabanya umuvuduko, uzahitamo uhitamo igisubizo kiri kuvuga ngo kugabanya umuvuduko, kuko akenshi kwirinda icyago aba ari ukugabanya umuvuduko. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko wari amaze kuyandika ku gapapuro. 90% iyo wavuze kugabanya umuvuduko, icyo gisubizo cy'ukuri aba ari cyo.
abantu twigisha by'umwihariko bo barabizi, ibi byose tuba twarabibasobanuye, nta kintu cy'icenga kiba cyakunanira. Kabiri akavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ageze ku kazamuko gashinze cyane. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu hazamutse cyane, ese uba wakora iki? Ese uba wabyitwaramo ute? Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Mbega ngo gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. Se ikavuga ngo iki? Se ikavuga ngo kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda, mbega ngo guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ku kazamuko. Iyo bavuze akazamuko, habaho akazamuko hakabaho n'akamanuko. Akamanuko ni ahantu hacuritse ugiye kuhamanuka. Iyo bavuze akazamuko ni ahantu hacuritse hacuramye ugiye kuzamuka. Hari ibyapa biburira biba bihari biri kukubwira ako kazamuka ukuntu kangana ku ijana. Bakakubwira ati 50%. Kaba gashinze ku buryo iyo utajyanye ubwitonzi, iyo utabibonye kare biba byaguteza ibyago. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba wakora iki ugeze aho hantu hameze gutyo? Hano rero igisobanuro cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Ibi ni bya bindi nababwiraga. Ikintu cyitwa kugabanya umuvuduko, iki aba ari igisubizo cy'ukuri. 90%, ntabwo mvuze ngo 100%, ariko 90% nubona igisubizo baguhaye harimo ikintu cyitwa kugabanya umuvuduko, uzamenye ko icyo gisubizo cy'ukuri ari cyo. Nababwiye ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788 955 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo ufite ibisabwa iminota 3 uba wamaze kubona kode. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya gatatu kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugenda inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Iravuga ngo kunyuranaho ibumoso, mbega ngo gutegereza yihanganye. Seka ngo arabene ibisubizo by'ukuri kuba yanyuranaho ibumoso cyangwa gutegereza yihanganye. Deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero uhitemo iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo iso cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora, murabizi biriya binyabiziga niba kiri kugenda gikuramo abantu kibashyiramo, kiri kugenda gahoro, cyagutinza. Ese hano uba wakora iki? Igisubizo cy'ukuri ni kunyuranaho ibumoso. Nari ngiye kubakopeza, nari nzi ko mwamaze kubona igisubizo cy'ukuri, ariko ndakeka ko kiramutse kigarutse kino kibazo kitakunanira. Kiriya kinyabiziga kiba kiri kugenda gikuramo gishyiramo n'abantu, ubwo kiba kiri kugenda gahoro, kiba kiri kugutinza. Ikintu uba ugomba kugukora, ntabwo ugomba gutegereza wihanganye. Ikintu uba ugomba gukora ni ukukinyuraho ariko uciye ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bakubwiye ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ngo oya. Ikibazo cya kane kibaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ukaba ubonye icyapa kikwereka ko ugeze impande y'ishuri. Ese uba wakora iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Hitamo iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, hanyuma iso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Mbega ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. Seka ngo kuvuza ihoni. Mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano iso cy'ukuri ni A? Ese hano iso cy'ukuri ni B? Ese hano iso cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora ariko mugavuga ati reka nze tubwire mwarimu wacu ibyavuyemo. Kagenda mukabyandika muri komenti, bamwe bakanyandikira, abandi kuri WhatsApp, abandi mukampamagara.
bituma mbona ko hari ikintu ndi gukora, bigatuma ikizami cyose kizajya gikorwa muzajya mukibonera ku gihe. Amasomo yose yabafasha kugira ngo murusheho gusobanukirwa bino bibazo biba byakozwe, nayo mujye muyabonera ku gihe. W'icyo usabwa ni kimwe, ntabwo kigoye, kanda subscribe aho hasi kugira ngo niba nshyizeho isomo rishya, niba nshyizeho ikizami gishya, ntuzarindire ko abantu bagusharinga link, ahubwo nawe ujye uhita ubibona ko nshyizeho ikintu gishya, ahasigaye ukige kugira ngo nawe nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego ya ino channel. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Sinzi impamvu ndi kumva wagira ngo nabakopeje. Nababwiye ko iyo bakubajije ikibazo bagashyiramo igisubizo kivuga ngo kugabanya umuvuduko, ntabwo nakubwiye ngo ni 100%, ariko nakubwiye ngo 90%, icyo bavuze ngo kugabanya umuvuduko aba ari igisubizo cya nyacyo. None tumaze kubona ibibazo bitatu bivuga kugabanya umuvuduko, bigahita biba n'ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko rero nimugerwaho mu kizame bitazabagora. Murabizi hano tuba turi gukosora, turi no kwiga, niyo mpamvu n'uducenga twose baba bashyiramo twabagora mba ntuzi nkahita ntubabwira. Rero niba ufite inshuti yawe nayo ishaka kwiga amategeko y'umuhanda, ihereze link ze twigane, twese dutsinze byarushaho kuba byiza. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo iki cyapa kivuga, ese kino cyapa kivuga iki? Uramanza umenye se gifite ishusho imeze ute, kigizwe n'amabara asa ate? Kino cyapa gifite ishusho ese ni y'uruziga, ese ni mpande enye? Gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira umuyobozi icyago gishobora kumutungura. None bari kukubwira ngo kino cyapa kivuga iki. Cyitegereze neza. Kugira umenye ubusobanuro bw'icyapa urebera ku birango, ukamanza ukamenya n'icyo cyapa itsinda kirimo. Bibutsa ko namaze kuhakora video y'ibyapa byo ku mihanda, iyo video iriho, niba utari wayibona subiraho uyirebe, ahasigaye ikibazo cyo ku cyapa cyere kujya kikunanira. Cyese kiriya cyapa gisobanura iki? Iravuga ngo ikoni iburyo, mbega ngo akazamuko gashinze cyane, seka ngo akamanuko gashobora gutera ibyago, mbega ngo B ndetse na C byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni kiriya cyapa kiravuga ngo ikoni iburyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Hano iyo bavuze umuyobozi ntabwo bari kuvuga umuyobozi mu nzego runaka, hano bari kuvuga weho umuyobozi w'ikinyabiziga. Niba utwaye imodoka uri umushoferi, niba utwaye ipikipiki uri umumotari. Ese iyo umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi aba abujijwe iki? Iravuga ngo kugendera mu gisate cy'iburyo, mbega ngo kunyuranaho, seka ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso, mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko kugira ukore rimwe uhita utsinda, uba ugomba kuba warabonye ibizame byinshi bitandukanye. Ibibazo biragaruka, ntabwo babihimba, gutya kimeze niko bongera bakakikubaza kimeze gutya. Abantu mwagiye gukora wenda ntibigende neza, mwagiye mubibona. Rero niba warageze kwa ino channel, gahunda no gukora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu ikizami cyose kiba cyakozwe nta handi wagisanga ni hano. Ndakeka rero ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ababujijwe kugenda mu gisate cy'iburyo, aho ni kuri A. Mbega ngo ese ababujijwe kunyuranaho, seka ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose nibyo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugenda mu gisate cy'ibumoso. Murabizi iyo imodoka ziri kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda, ziba ziri gukoresha kiriya gisate cy'iburyo. Rero umuyobozi w'ikinyabiziga ababujijwe kuba yagenda mu gisate cy'iburyo. Cyazo ushobora gukoresha kiriya gisate ukeneye kunyuranaho cyangwa ushaka guhindura icyerekezo,
ariko ntabwo uba wemerewe kuba wakigenderamo ngo ukomeze ugende uri kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7 kirabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. Aravuga ngo ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri, beka ngo ni bibi igihe cyose, seka ngo ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ine, deka ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, twaye ikinyabiziga cyawe, uri kugenda uzungazunga mu muhanda, ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisobanuro cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Uri kugenda uzungazunga ujya ibumoso ugaruka iburyo, umuyobozi w'ikinyabiziga ukuri inyuma ashobora kutamenya ahantu ugiye gukurikiza aho uri kugenda, akaba yagukatiye, wenda ari kugukatira ibumoso ukaba uhise uzungazunga umujeho, ukaba uramugonze cyangwa akaba arakugonze ukaba umuteje ibyago. Bino byago byo mu muhanda haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwiga amategeko y'umuhanda neza, mukayiga mukayumva. Niyo mpamvu kugenda uzungazunga hano igisobanuro cy'ukuri bavuze ngo ni bibi igihe cyose, aba ari bibi igihe cyose mu bihe byose. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ryari? Iravuga ngo hari ibimenyetso bimurika, beka ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ibyo ntuzabigireho ikibazo. None telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ryari? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisobanuro cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni A, ese hano igisobanuro cy'ukuri ni B, ese hano igisobanuro cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisobanuro cy'ukuri ni D? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero igisobanuro cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Uraje uri umuyobozi w'ikinyabiziga, urahageze uhasanze ikinyabiziga kirahahagaze gitegereje ko abanyamaguru bambuka. Ese uba wemerewe kuza ukakinyuraho? Rero hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Hari umuntu ushobora kuvuga se kunyuraho ni ukugira ute? Ni kwa kundi ikinyabiziga kiba gihagaze muri kugera mu cyerekezo kimwe ugashaka kukijya imbere, mu zindi ndimi babyita kudepasa. Ese uba ushobora kuba wakinyuraho kandi cyahagaze hari imbere y'inzira y'abanyamaguru? Rero hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Hitamo igisobanuro cy'ukuri ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo yego, beka ngo yego nyuma yo kuvuza ihoni, ukageraho ukavuza ihoni ugahita ukinyuraho. Seka ngo yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga cyangwa ukurikiwe n'ibindi binyabiziga, deka ngo oya. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Reba ino shusho neza, mbibutsa ko namaze no kubakora video y'amashusho yose ari mu gazeti kugira ngo bijye biborohera kuyigira hamwe. Niba utari wayibona rero subira kuri YouTube channel yacu urebe video yanditseho amashusho yo ku mihanda yose abazwa, uhita uyireba. Asigaye nujya ugera ku bibazo nk'ibi by'amashusho byere kujya bikunanira. Urabona ino ni inzira y'abanyamaguru, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hano uhasanze undi muntu yahagaze ararindiriye, ese uba wemerewe kumunyuraho? Hano igisobanuro cy'ukuri rero nta kindi ni D, oya, ntabwo wemerewe kumunyuraho kuko yahagaze. Nawe impamvu yahagaze nuko wenda hari abanyamaguru bari kwambuka cyangwa hari ibimenyetso bimurika biri kumubuza kuba yakomeza kugenda. Rero ikintu uba ugomba gukora ni ukwirinda nawe kumunyuraho. Wasanga ahagaze nawe ukaza ugahagarara mu gihe wenda hari abanyamaguru bari batangiye kwambuka umuhanda, kugira ngo utabateza ibyago abo banyamaguru ariko nawe witeza ibyago. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo hejuru y'aka kanunga ni iki? Mu zindi ndimi baravuga ngo ni dodan.
ariko mu rurimi rwacu baravuga ati akanunga. Ese hejuru y'akanunga ubwo bagiye gutangira batubaze. Urabona kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara birimo akantu k'akanunga. Ese ugeze hejuru y'aka kanunga, hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Iravuga ngo nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Beka ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. Seka ngo kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Utekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iyo ugeze hari ako kanunga, igisubizo cy'ukuri hano ni C, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Kuba wanyuranaho biba bibujijwe iyo ugeze ku kanunga cyangwa kuri dodani. Ndakeka ko rero kino kibazo nikigaruka kitazakunanira. Bigusa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha uramutse ukosoye ikizame nk'icyo ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanura, turahari kugira tugusobanure. Murabizi serivisi yacu n'impamvu tuba twabashyiriyeho hano masomo ni ukugira ngo murusheho kumva neza bino bizami biba byakozwe. Rero mujye mutwandikira cyangwa muduhamagare tubafashe mutsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko waramaze kugihitamo, aricyo se kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. 11 ikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ko turi kugenda mu nzira yacu ni kaburimbo, ifite uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso. Ese urw'ibumoso rwo rutumariye iki? Tegereze neza, hari kano gafresh niho hari kukwereka uruhande rw'ibumoso. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro ureze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. Beka ngo kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Seka ngo guhemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. Seka ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi kiriya gisate cy'ibumoso tuba tugikoresha iyo tugiye kunyuranaho. Iyo tugiye kunyuranaho dukoresha kiriya gisate cy'ibumoso, cyangwa se dushaka gukatira ibumoso naho tuzakoresha kiriya gihande cy'ibumoso. Ndakeka ko kino kibazo nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe. Hano ramanze umenye se inzira y'icyerekezo kimwe ni inzira imeze ute? Iyo umaze kuyinjiramo ntabwo wemerewe ko wakata ngo ugaruke inyuma, urakomeza mpaka uyirangije. Ese ni hehe biba byemewe kuba wanyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Aravuga ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Beka ngo kunyuranaho ntibyemewe. Seka ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. Deka ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hari igisubizo nyacyo nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Mu ruhande rw'ibumoso, ariko igihe cyose ntabwo ari he? Ibumoso. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Iravuga ngo kugabanya umuvuduko ukareka kagenda. Mbega ngo gukomeza iburyo bwawe. Seka ngo
kumunyuraho iburyo bwe, ikavuga ngo kugumana umuvuduko wari ufite. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ndakeka ko kuba nababwiye ko uba ugomba kwirinda icyago ugabanya umuvuduko hari icyo byabamariye. Ndakeka ko ibibazo byerekeye uzajya ubonamo igisubizo kivuga kugabanya umuvuduko, ujye uhita uhitamo icyo gisubizo 90%. Ntabwo ari igihe cyose ariko 90% icyaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 14 kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ese uba ugomba gukora iki? Aravuga ngo kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. Beka ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Se ikavuga ngo gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. De ikavuga ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iyo uri umuyobozi w'ikinyabiziga wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ikintu uba ugomba gukora ni ukugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ndakeka ko bino bintu hari ikintu byabamariye byo kumenya ko iyo babwiye ngo kugabanya umuvuduko akenshi kiba ari igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko niba utari wakora ikizami uri kwitegura gukora ikizame, ukaba ukeneye ko uzajya umenyera mwa bino bizame tuba twakosoye ibintu byinshi, utuntu tw'imitego bashobora kugutega kugira ngo wice ikibazo, uba ugomba gukanda subscribe kugira ngo ikizami cyose dushyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Kandi murabizi dukosora tunasobanura twiga. Ikibazo rero cya 15 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. A iravuga ngo 1.25 B ikavuga ngo santimetero 30, C ikavuga ngo santimetero 75, D ikavuga na igisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Mbibutsa ko santimetero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe iba ingana na santimetero 100. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Utwaye imodoka baraguhamagaye, ese wakora iki? Aravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B ikavuga ngo kutayitaba. C ikavuga ngo ushyira imodoka iruhande ukayitaba. D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba ndetse na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Maze ndi kuva i Kigali ndi kujya i Musanze, umuntu abampaye lifuti arantwara, agenda kuri telefone ari gutongana, ngenda ndi gusenga nanjye ngo amabare yagezeyo amahoro. Murumva mwebwe nimujya kudutwara mwarabonye impushya za burundu, iki kintu muzacyiteho. Niba baguhamagaye utwaye abagenzi uba ugomba gushyira imodoka iruhande ukamanza ukayitaba ukabona gukomeza,
cyangwa ari ikinyabiziga cyawe, cyangwa ukaba wanayireka ntuyitabe, ariko niba byihutirwa ushaka kwitaba ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba ukabona gukomeza, aho kugira ugenda uri gutongana kuri telefoni utwaye abantu. Ni kwa kundi bashobora kukubwira amakuru mabi waba utwaye ukabura kontorore, abantu bose utwaye ukaba ubakoresheje impanuka hakaba hapfuyemo abantu bangahe. Uba ugomba kuturinda ibyago twebwe utwaye, kuko bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitwararika. Rero hano igisoho cy'ukuri ni se uba ugomba gushyira imodoka iruhande ukitaba imodoka ukitaba telefoni ukabona kongera gutwara ikinyabiziga cyawe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kibaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima. Hatangiye kwijima utwaye ikinyabiziga cyawe, ese ni ukubera iki uba ugomba gucana amatara y'ikinyabiziga? Aravuga ngo kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza. B ikavuga ngo kugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa n'abandi bantu bose bari gukoresha inzira nyabagendwa, kuko umuhanda ntabwo aba ari uwawe, se uwawe wenyine, n'abandi baba bagomba kuwukoresha. Se ngo kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, cyangwa akaba ari ukugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga mujyanirane. Se ngo kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka, cyangwa ukayacana kubera ko n'amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisoho cy'ukuri ucyandike ku papuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Bino bibazo ndakeka ko muzi ko bigaruka bimeze gutya nta kintu bahinduyemo. Kugira ukorere rimwe utsinde uba warabonye imyitozo ihagije, ikibazo kije nikijye kikunanira. Hano rero igisoho cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari ukugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bayobozi b'ibinyabiziga biba byaborohera kuba bakubona. Rero ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, imbere yawe hari umunyegare ugiye kumunyuraho. Ese ni gute uba ugomba kumunyuraho utamuteje ibyago? Iravuga ngo kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho, wamugeraho ugahita uvuza ihoni. Se ngo kumunyuraho umwegereye, cyangwa ukamwegera ukabona kumunyuraho. Se ngo gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, cyangwa ukamaze ugasiga umwanya uhagije hagati yawe nawe. Se ngo kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho, cyangwa ukamaze ukagabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Ese hano urabona igisoho cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisoho cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisoho cy'ukuri nta kindi ni C. Uba ugomba gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, ukamaze ugasiga umwanya uhagije hagati yawe nawe kugira ngo umunyureho utamuteje ibyago. Ukaba wasiga umwanya uhagije kugira ngo utamuteza ibyago. Ikintu uba ugomba gukora uri umuyobozi w'ikinyabiziga, murabizi igare nta moteri rigira, uba ugomba kumusigira umwanya uhagije kugira ngo ataba igare ryamugiraho ikibazo ukaba wahita umugonga. Uba ugomba gusiga rero umwanya uhagije hagati ye nawe igihe umunyuraho. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ese ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda biba bigomba kugira iki? Iravuga ngo umuyobozi, B ngo umuherekeza, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta gisoho cy'ukuri kirimo. Hano iyo bavuze ngo umuyobozi ntabwo ari mu nzego runaka, bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Niba utwaye imodoka, umushoferi. Niba utwaye moto, umumotari. Niba utwaye igare, umunyegare. B ngo umuherekeza, babandi bagenda hejuru y'imizigo, ndakeka ko mugenda mubabona. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuherekeza cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga. Umuyobozi w'ikinyabiziga na hano ntabwo ari cyangwa. Umuyobozi w'ikinyabiziga n'umuherekeza. D ngo nta gisoho cy'ukuri kirimo. Hano rero igisoho cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisoho cy'ukuri nta kindi ni A. Bigomba kugira umuyobozi. Murabizi mujya mubona ibinyabiziga byinshi iyo harimo umushoferi,
nta wundi muntu urimo, ugasanga umuntu yibereye mu modoka wenyine nta wundi muntu urimo, rero aba ari umuyobozi urimo wenyine. Niyo mpamvu kuvuga ngo numuherekeza, niba wari uhisemo se, umenye ko igisubizo cy'ukuri ari A, umuyobozi. Ikibazo gikurikiyeho ari nacyo gisoza, ari nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho, iki kizame cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ese akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? A iravuga ngo abanyamaguru. B ikavuga ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, ubwo ari kuvuga nk'amapikipiki, velomoteri cyangwa amagare. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Rero ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kidufashije. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 936 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ikindi ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko online bitewe n'akazi ukora bitagukunda kuza mu ishuri, naho ukoresha iyo nimero tukakwigisha mu gihe gitoya, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ibindi byo ni ukubibutsa ko hari ikintu ukeneye ko tukwigisha, ucyandika muri comment, byaba byihutirwa cyane wenda bitewe n'iminsi ufite kugira uzajye gukora, ugahita unyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara, nkaba nagira ubundi buryo nagufashamo. Ibindi byo abantu bari gukora cyangwa namwe muri kwitegura gukora, ikintu usabwa ni ugukosora ibizame byinshi, mukareba n'ibyakozwe mbere mukajya mubikosora, ukiha intego y'ibizame ugomba gukosora buri munsi. Ujya kumara icyumweru kimwe cyangwa bibiri igazeti yose warayiciyemo, kandi ikibazo wakosoye buriya biba bigoye kugira kizakunanire. Rero abantu bari gukora mwa ino minsi, amahirwe masa, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.